twongeye kubaha ikaze mwese bakunze ibikinamico Ikirezi. Ikinamico Ikirezi ikubiyemo inyigisho zifasha abana n'urubyiruko kugira ubumenyi n'uburere bizabafasha gukura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, bagakura bashimwa n'Imana n'abantu. Gahirira yashyize ajya kwivuza indwara amaranye iminsi. Bitega bakomeje kuburira Rebeka umwanya ngo baganire ku mushinga wabateza imbere. Ni mu ikinamico Ikirezi. Ariko bite? Ni ibiki? Ubanza ufite ikibazo udashaka kumbwira? Oyanjye nta kibazo mfite. None se kuki buri gihe cyose iyo nkubwiye ntireka turebera hamwe umushinga waduteza imbere, uhita ugira impamvu zituma ugenda? None se kuba nkubwiye ntireka tuze kubivuganaho nimugoroba ubu ndagiye, ibyo nabyo bibi intambara. None se ubundi ko ari ku cyumweru utakoze ugiye hehe? Hari umuntu ngiye kureba ngo tuvugane ibyunguka. Uwo muntu se arimo arajya mu mahanga ra, ku buryo nutamureba muri uwo musesa utazongera kumubona? Ariko niyo umuntu ambwiye ati nyabone kuzinduke kandi ibyo tuvugana bikaba ari nge bifitiye akamaro, ndabuzwa n'iki kuzinduka. Nibyo nanjye ngiye kukubwira biragifite, yewe ihangana iminota 15 tuvugane. Kweke Nyine ndagira ngo tuvugane icyo tuzakoresha ari amafaranga yacu kuko ni menshi. Ariko umva rebe, nge nakubwiye ko mpangira ibyo mfite, ibyo ntafite mbibara nk'ibitari ibyanjye. Ngewe rero rwose ibyo ntabwo mbyemera bite. Amafaranga ari mu gasanduka na yacu turayafite kuko agasanduka karahari nta wigeze akakwiba. Hanyuma se mu kimina abitswe na Mukamuvara. Ayo ngayo nayo nanjye narayizigamiye ndetse azazana n'inyungu zayo. None se amafaranga tutazi ngo arangana atya turamenya tuyateganyiriza iki? Ngewe rero hari icyo nari ndimo gutekereza mugabo mwiza. Uko angana kose ashobora kuvamo umurimo. Ariko mwakabyara. Ni impamvu imirima si ibisambu bya bene nyoko byose bakweguriye warabihinzura birangiza ra? Yego isambu nyine turayifite ihagije. None ariko nta murima tugira mu kabanda ahantu rwose umuntu yahinga imboga. Ariko mwakabyara. Ndebe iyo umuntu afite ijana ntabwo uri umufungo w'imboga. Cyangwa ubundi ntusigaye uzicuruza ujye utanda kuzo wacuruje. Uko bansigaye nzicuruza nyine nibyo byatumye ntekereza ntiwashaka umurima nkajya nzihingira, noneho nkacuruza izeze mu murima wanjye aho gucuruza izo naranguye. Ubwo se urumva hatarimo inyungu? Ubwo rero niba ari byo wapanze uzaba ari byo ukora. None cyangwa se nyine niba wumva kugura umurima utabishyigikiye ureke twigurira inka rwose igiduha n'ifumbire. Ifumbire se warayibuze mwabantu mwe koko? Ingurube za feza ziri hariya n'inkwavu za Obedi wabibuze n'ifumbire wa mugore we? Ariko nyine byibura nk'ibyaye twajya tunywa n'amata bigatuma abana bacu barushaho kugira ubuzima bwiza. Ubwo uzareba icyo ukora muri ibyo rero. None se wowe igitekerezo cyawe ni ikihe bite? Ariko zurajya nkubwira iki koko? None se byibura wowe nta mushinga watekereje ngo tugereranye n'ibyo nari nkubwiye twumva warushaho kuba mwiza? Uroza urisize urambaye rero. Hari ikindi se sinamaze gukubura n'ihene sinazahaye ubwatsi mama. Ubwo se urambaye ngo ugiye gusengara cyangwa ugiye kubonana nabo mubonana? Yego kumbonana nande se kandi. Uretse ngabire nse naho ngendana nawe kugira ngo Marisoni undi njya kubona nawe ninde koko. Ngeze ngo wimejeje neza ngo ujye kubonana na Eric. Ariko mama waretse ibyo koko. Ubu nakaba ikigoryi ka gihumbi ndi ikigoryi kujya guhura na Eric. Ugira ngo si ibintu byose ntibitangira gahoro gahoro. Niba mutangiye kubonanira mu muhanda ejo muzahurira ku ishuri, ejo bundi muhurira ahandi ntamenye. Ese kucyo nshinje ibintu utabanje no gusobanukirwa uko bimeze mama? Ese ubwo byo nkeneye gusobanukirwa n'iki koko? Ni iki kintu wampa nk'impamvu itumuhura na Eric mugahagarara? Nyine uretse nkagusobanura uko byagenze niho wahera unyita umunyamakosa cyangwa se ukambabarira. Ngaho mbwirama ngo hari habaye iki kugira ngo wirirwe uhagararanye na Eric mu muhanda abahisi n'abagenzi babacaho mwahumiye boshya amapoto? Ngiye nigenderaga mu muhanda mvuye kwiga, ngiye kubona mbona motiraje mpagaze iruhande. Sinari nanamumenye rwose. Akuyeho kasike nibwo namenye ko ari Eric. Nuko rate hagarara tuganire nawe urahagaze mugoroba wose. Reka sinakubwira. Nahagaze iminota ingahe se? Uwakubwiye kuki atakubwiye ko nta n'iminota 5 twamara? Ese yabibiriyo uyimurana nuriya mu ruzi gute? Umva mama umva uko byagenze. Yarahagaze arambwira ngo ninjye wampira lift. Ndamubwira nta lift yawe nshaka. Amva ye. Nukuri pe. Ndamureka ndigendera bakomeza azanyirukaho. Rero ndavuga ntereka mpagarare mbanze muhe gasoko. Yakwirukaga hose agushakaho iki? Ubwo nyine arambwira ngo ni mpagarare ngo mbaze amakuru y'umwana. Ngo tugomba kumvikana uburyo turera umwana, mbega ibintu nk'ibyo bitampaye agaciro. Nyakurerera impyisi cyangwa ingona se uyu munsi niwe yari yibutse ko yahemutse ngo arabyara?
umva nibyo ntabwaze mubwira ko nta bufasha bwe nshaka mu burere bw'umwana wanjye rwose mubwira ko n'ikindi gihe ntashaka kuzongera kumubona mpagaze imbere ambwira ubusa niba ari uko byagenze n'uva agatima noneho gasubiye impembero pe Ni ukuri naho pe. ubundi rwose nari nihebye nibaza uburozi wariye butuma wibagirwa vuba nk'inkoko umva mama niyo naryo bumeze gute ntabwo nshobora gukina ntekereze Eric Rwose. no mu nzozi ndamutse murose nabyuka nkatokesha dore kabo reba ukuntu gakubise umugeri hasi inkwavu ko zigira amahane we none se ko wirutse utinya ko zikurya sura buriya ntiziryana ra reka reka inkwavu ntabwo ziryana iyo zirimo zirya ni kuriya ziba zigera ko ntabwo ziryana ufite inkwavu nziza wobe mu minsi mike koko uzaba wabaye umukire do uru rurahaka mu cyumweru gitaha ruzaba rwabyaye ruzabyara bangahe ubu se yabimenya ko atareba mu nda yarwo pure ariko numvise ngo inkwavu zibyara benshi rushobora kubyara na 3 cyangwa 4 abo bake ruvuga ko rushobora kubyara n'10 ahubwo kandi nkurikije ukuntu ruremereye 10 bashobora kuba barimo uburaje utangira ugurisha abana b'inkwavu uhita uba umukire cyane ubundi njya nigurira inkweto imyenda igikapu cyiza nanjye mbe nk'umwana wo mu bakire muha waretse natwe tukazasaba ababyeyi bacu bakatugurira inkwavu tukajya tuzahirira kereka tubibwiye mama buriya se papa yabyemera na papa yabyemera ntuzi ko akunda kutubwira ngo dushyire amaboko hasi dukore se yego rata muha wowe urabyibuka papa nubwo adakunda gusenga hari ibyo muri bibiliya azi aravuga ngo bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye ngo tujye dukura janvier natwe tubwira ababyeyi bacu bazatugurira inkwavu njyewe kereka ntoroye ntagamije kutugurisha ukazarira se ugamije icyo utagurishije ngo ziguhe amafaranga nkajya nkwirebera ukuntu ari twiza uzi ukuntu mbona kutureba bishimishije niko yamwe ba karame none se ko mutarimo kujya mu ishuri ry'icyumweru turi kureba udukwavu twa obedi oya nimugende mudakererwa dore amasaha yagiye inkwavu muze kuzireba muvuye kwiga inyigisho z'abana sibyo yego none se mama fe karame aho mwaziguze hari izindi mwasize ngo nzabwire iwacu bajye kungurira inkwavu zo korora mpayinka none uzanye na bibiliya yo kubwiriza uyu munyabyaha kara umunyabyaha uheze kandi Fabri wakiye ureka ayo magambo yawe y'uburezi mani bavuga ibigoramye imihoro ikarakara ndakubeshyira se nturi umunyabyaha w'umusambanyi gusa twese dukora ibyaha sha Fabri nawe wigenzuye wasanga utari intungane bibiliya yo nta kindi gitumye nyitwaza nuko mvuye gusenga nkavuga ntireka nyura ndebe umuvandimwe uko ameze kara niyo nakora ibyaha nakora gato nko gutukana ariko ntabwo najya kwishora mu busambanyi rwose sha nta cyaha gito kibaho Fabri icyaha cyose ni icyaha ikindi ni uko icyaha cya Gahire cyahise kimugaragaza nta wundi twese turacumura uyu murezi ahora mu bintu byo gutera urwenya ntamenya aho batera urwenya n'aho batarutera umeze ute se Gahire uri koroherwa sha bisanzwe nta gihinduka ndacyameze kwa kundi iyi miti se si umaze kuyinywa sha ni njye ariko nta kiri kumarira iragabanya imisonga akanya gato nyuma y'iminota nkaba nisubiriye mu kanjye ariko ko ari uko nkubwira ntunyumve ibi binini ugura urumva bizakumarira iki koko wagiye kwa muganga ukivuza mbonye afite imiti ndishima ngira ngo yavuye kwa muganga none aracyagura imiti atandikiwe n'abaganga koko utusijya uvuye kutumugurira hirya kuri farumasi waretse imikino ukajya kwivuza Gahire cyangwa urashaka ko kuba umugabo kwawe birangirana n'iyi mitezi naravuze ntako ntagize ariko yanze kunyuma ngo ntiyajya kwa muganga ngo batazamusaba gukuramo imyenda ngo batabona uko gahunda yuzuye ibisebe arakubeshya ati ikibazo mfite si icyo kugera kwa muganga kuko simbasha no gutwara igare umurezi nawe uri kuvuga ubusa ntiyajyana kuko iyo ahetse n'umuntu ku igare agenda digadiga ntiyageza n'umuntu kwa muganga ngwino ngo yari ifite ikujyana inakugarura urari wivuje aho urabukoze cyane kara gusa nyine muri iyi minsi mfite n'ubukene bukabije ntabwo ntabona amafaranga yo kwivuza urasuka kuri fifi nkubwira none rero ubuze nayo kwivuza kandi ejo bundi waraguraga amanyama n'amayoga nk'ugura umunyu cyangwa amazi mwihorere Fabri tubanze duhangane n'uko akira ibyo tuzabimubwira hanyuma yorohewe tumwereke ukuntu kwishora mu ngeso mbi bigira ingaruka nyinshi none se ko nshimiye kumpa lifti urangwizamo amafaranga yo kwivuza ntufite mituweli se Gahire ibiceri 250 urumva ari ikibazo cyatuma utivuza koko uriya se wa muhungu wawe usa n'urunguruka rudaba uriya ni kaboyi katinjira se ngakubwira icyo agushakira agahagarara mu muryango uriya atinye kwinjira abona turimo kuganira
kuko nababwiye ko ntakunda umwana uza kumpagarara hejuru ndimo kuganira n'abandi bagabo. buriya se si mama wumugutumyeho wamubwiye akaza ukumva icyo agushakira. ngwino umbwira shaka bo. papa wiriwe. bite sha nyoko kuntumye wiki? ntacyo. ubwo uvuye mu rugo uzanywe no kundeba ngo nkugure amandazi? abana ntugukunda amandazi se kugira ngo wabitandukanye. ngaho ugenda ubwire Rukara guhipa cyuyijyane mu rugo usangire n'abandi bana. umubwire ko nza kumwishyura ku mugoroba. ariko ntabwo ari amandazi nshaka papa. urashaka iki se kuje kundeba hano? narinje kugusaba ngo ngurire inkwavu. zo kurya se? oya zo korora. datamenya ibyo korora inkwavu wabyumvanye ndeka bo? nabyumvanye bede wo kwa mama Feza. bede wo kwa mama Feza se ubwo ndamenya ari ibiki mwoka byaramo. ubwo arakubwira ko agahungu ko kwabitega. ntuzi ko uriya mushiki we yitwa Feza se? kwabitega abana bahita kwa mama Feza. none se uwo mwana niwe wakugira inama yo korora inkwavu kabo? warazorora ndetse rumwe muri zo rugiye kubyara. nanjye ndashaka kuzora nkajya mbona amafaranga yo kwigurira icyo nshaka. apo niba arebye itahire nta nkwavu uzabona kwa Rudabari. nyamara umwana afite igitekerezo cyiza Rudaba. ushatse wamwumva ukamushyigikira mu mushinga we. ariko muva nawe ntugura imishinga. abandi bakora imishinga y'amafamu, abandi bagatera intoki bagasarurira inganda, nawe ngo umushinga wo korora inkwavu. erega uyu ni umwana akeneye gutangira ku tuntu duto turi mu kigero cy'abana nkawe. nta nkwavu ngiye korora muva. ibyo bintu ashaka rwose ajya ambwira mbe mpugurire. ariko buriya iyo umwana atangiye gukora imirimo ibyara inyungu akiri muto bimufasha gukura akunda umurimo akiteza imbere. agateza imbere umuryango we ndetse agateza imbere n'igihugu muri rusange. none se kutinjira gahe? ntabwo byoroshye imana. ntabwo byoroshye kwivuza? ubwo se niki gikomeye? umva reka mbanze nicaye mbitekerezaho neza. erega aricaye koko nta nisa ntabwo uri kujya kwivuza sha ko nakuzanye ko amafaranga twayishyuye wabuze iki gituma utinjira ngo wivuze. ariko kara uribuka icyo ndwaye? mbujijwe n'iki kukibukaze? uratekereza ukumva biroroshye kubwira abaganga ngo narasambanye none dore ndwaye imitezi. wowe uramubwira gusa ukuntu urwaye, muganga niwe umenya uko akuvura. hano bavura mu ibanga ntawe umenya icyo urwaye uretse muganga mwavuganye gusa. none ibyo se bikuraho ikimwawe n'isoni ndi bugiye ngeze imbere ya muganga? isoni se uragira n'iziki ko muganga atari wowe wa mbere agiye kuvura indwara nk'izi? arayobewe se ko abantu bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye bashobora kwanduzanya izi ndwara? ibaze rero kwivuza indwara wikururiye hejuru y'ibintu bahora batwigisha buri munsi ariko ngiye nkafunga amatwi sinumve. ko ariko abantu duteye se kumva ni kimwe, gushyira mu bikorwa ibyo twumvise kikaba ikindi. nta munsi batatwigisha nk'urubyiruko kwirinda inshuti mbi zitujyana mu mico mibi nk'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, urugomo, ubusinzi, ubusambanyi ariko sinumve pe. ubu ni nk'urubyiruko twakaranzwe n'indangagaciro z'umuco nyarwanda tukabaho ubuzima bwiza bufite intego, bityo tukazigira akamaro tukakagira imiryango yacu ndetse n'igihugu muri rusange. ariko nyine bamwe muri twe ntabwo twumvira inama ababyeyi bacu n'abandi bantu bakuru batugira. cyakurangiza amahirwe nkabona nk'izi rya none banza agahere ntazongera no gutera urwenya ruganisha ku mibonano mpuzabitsina. none se nyine kutinjira ngo bakuvure ayo mahirwe yo gukira uzayagira yizanye? yewe reka ngerageze ninjire nta kundi. ibaze noneho nsansemo umukobwa harakuvura ntiyabyiza se? ese ubwaramutse ambwiye ngo ukuramo turebe uko umeze ubu nabigenza ntikara. gahe va mu bintu by'imikino. niba ushaka gukira injira mu ivuriro bakuvure, niba utabishaka urira moto ngo usubize mu rugo ujya gutindikira uburwayi. ubwo wenda n'izahabu ugiye kubika. gahera arahitamo iki? ntuzacikwe n'ikinamico Ikirezi y'ubutaha. ikinamico Ikirezi imegezwaho na Compassion International ku bufatanye n'amatorero ya Gikristo, mukayikurikira kuri radiyo Rwanda ku cyumweru saa 11 z'umugoroba. ikinamico Ikirezi kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho ni ukwandika ijambo ikinamico Ikirezi. uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa kuri 0785 20 47 54. naha dusubikiye ikinamico Ikirezi y'uyu munsi. tuzongere guhura ku cyumweru saa 11 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda. dukurikire Ikirezi dukurane uburere bwiza dukure dushimwa n'Imana.